nta kibazo yari afite, niko twumvaga ko yari afite amakimbirane na papa wiwe, biza kugera ahantu papa wiwe aza ngo kumufungisha, amufungishije polisi iza kumurekura, ariko papa wiwe ntiyanyurwa, biba ngombwa ngo ko afata umwanzuro wo kumwicira, ngo araza ashaka abantu baramufata umwana baramuniga, kandi bamuniga na se ari hano mu gipango, kuko umwana yapfuye na papa wiwe ahari hano. Tuza kubimenya mu gitondo natwe abaturage. Iriya ndaya ya se ifite aho ihuriye n'icyo rupfu rw'umwana, kuko yavuga ko amaze kumukubita avuze ko azamwemeza. Ibimenyetso by'umuntu wiyahuye turabibona, so atashobora kuba arwana n'umugozi yirya inzara, harwana no kuba yawukuramo, ariko se umuntu usanze umugozi umurimo nta gikomere, ahagaze ahantu yenda ubona koko ari aho guhagarara, atari aho kwiyahura. Umuntu ukeneye kwiyahura yaza nkaha akitendeka hariya akinaganika. Twebwe turumva ukagira reaction ukavuga umubyeyi ni yakwica umwana, ariko niba umubyeyi yaragize reaction yo gufungisha umwana wawe noti satamwicisha bitewe n'ibyo bapfa. Ikibazo yarakigize, aranabibona ko akigize, ajya no kwa muyobozi w'umudugudu ajya gutanga kuvuga ngo ngewe ikizambaho narabivuze. Urumva kwishinganisha, urumva ko ni ibintu yarazi. Umuntu ntabwo yajya kwishinganisha adafite ikintu ari guteka. Rero icyo ntabwo navuga ngo imitungo oya, ntabwo ariyo navuga ko bapfaga na papa. Ntabwo bitangiye ubu ngubu, byatangiye kera nyiri umwana mutonya. Papa yagiranye n'ibibazo n'abaturanyi be hano ngaha, bamwe mutakwifuriza neza, ko abo mwanye wese ntabwo bakwifuriza neza. Nuko atarakibana na se w'umwana, mbabarira nta bindi. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko imeze neza cyane, nta kibazo na kimwe gihari. Ndi Albert Niyonsaba, ni BigTown TV, ndi kumwe na Kibro kuri kamera. Ndi ahangaha rwa Mara, niho mpagaze, nta kindi kihamagaritse. Numvise inkuru y'umugabo wiyahuye, ariko ntago ndamenya icyamuteye kwiyahura. Gusa ndi kugana aho ibyo byabereye, ndi kugana aho umurambo we bawusanze, nshaka kumenya uko byagenze kugira ngo uwo muntu yiyambure ubuzima. Muri no minsi bireze, nta wamenya niba bihuriyeho, nimba impamvu ari zimwe simbizi, ariko buri muntu wese agira impamvu ziwe. Ariko njye uko mbyumva ntago byakabaye ngombwa ko umuntu yiyahura. Papa umeze neza? Bakomeye? Witwa nde? Nitwa Karisa. Nitwa Karisa? Kari umuntu wiyahuye ahangaha se warusanzwe umuzi? Ntacyo mbiziho kabisa, ariko nari muzi. Wari uhari? Nari muzi ariko ntacyo mbizi. Wari umuzi ariko ntacyo bizi. Ikibazo se waruzi asanzwe afite nk'umuntu wari umuzi? Oya. Yes, turi kuganira na Karisa, ariko arasa n'uwatwimye amakuru. Reka tuzamuke turagenda tubona abantu tuganira nabo. Mwiriwe? Mumeze neza? Murakomeye? Murakomeye. Nitwa Albert Niyonsaba, nkorera BigTown TV nkuko mubireba. Hanyuma hano numvise inkuru y'umuntu wiyahuye. Mwari musanzwe mumuzi cyangwa namwe muje nk'abashyitsi? Turamuzi. Nose mbere yuko yahura hari ikibazo mwari musanzwe muzi afite? Nta kibazo yari afite, niko twumvaga ko yari afite amakimbirane na papa wiwe, biza kugera ahantu papa wiwe aza ngo kumufungisha, amufungishije polisi iza kumurekura, ariko papa wiwe ntiyanyurwa, biba ngombwa ngo ko afata umwanzuro wo kumwicira, ngo araza ashaka abantu baramufata umwana baramuniga, kandi bamuniga na se ari hano mu gipango, kuko yari kuba atariwe yari gutabaza, ariko
papa wiwe ntabwo yatabaje kuko umwana yapfuye na papa wiwe ahari hano tuza kubimenya mu gitondo natwe abaturage. Yarafitanye amakimbirane na se, ayo makimbirane ntago yigeze umenya aturuka kuki? Ntago twamenya amakimbirane yabaturutse kuki, ariko uko twumva nk'abaturage kuno baravuga ngo byaba ari by'imiryango, niko twumvaga. Urakoze papa. Musaza nawe warura hanga? Jewe nari ndi hano kuva saa 10 nicaye hano turi kumwe n'abagenzi bacu twinywera akantu, umurambo uri uhagaze, izo sirimeze gutya bigaragara nkaho yiyahuye, ariko twebwe tukavuga ati ntabwo bishoboka. Iyo umuntu yiyahuye amaguru arareremba hejuru kandi ya myuka yose ica munsi, ariko nta n'ikimenyetso na kimwe. Kamambiri yari yambaye kamambiri nk'izi ukuntu nzambaye nizavuye mu maguru. Noneho n'amasaha papa we bamubazaga, ikitwemeza yuko papa we ashobora kuba bifite nk'uruhare. Ribu yamubazaga amasaha, question ya mbere bamubajije byagenze gute amasaha naya, avuga ayo masaha. Bamajije ikibazo cya kabiri anyuranya amasaha, baramwibariza Gemari, ariko wa musaza we kuri muracurika amasaha ukabona yataye umutwe, turavuga buriya ni kubera urupfu rw'umwana we. Ariko ubirebye ntabwo twamushinja ko ntabwo twamubonye, ariko dukurikije amakimbirane yarafitanye n'uriya mwana we, aherutse kumufungisha, nyina aragenda aramufunguza. Ntabwo yakwiyahura ngo agume ahagaze gutya mu gitondo, kandi n'abamuteruye batubwiye yuko babonye ibimenyetso by'inzara hano, nk'umuntu banize afite inzara ku izosi. Nimba wari usanzwe ubizi amakimbirane yarafitanye na se yarateye ati akaba aturuka kuki? Je ikintu numvise se ngo yigeze kuzana indaya hano, nyakwigendera bebe ntibyamushimisha, araza serera niyo ndaya aranayisohora, arayikubita arayisohora. Papa we biramubabaza ngo yamusabye n'umuryango hano arawumwima, ahubwo amuha wahari inyuma. Urumva ayo n'amakimbirane, utuntu dukimbirane. Nawe ufite ubwenge bivanye n'uru rupfu rwabaye uhita ubibona aho bituruka. Gusa ubutabera buzakora ibyabyo, natwe dutegereje tuzumve resulta y'ubutabera. Uwakoze icyaha azagihanirwe, uburengana azarenganurwe, nta kindi. Kugeza amagenga yanga papa we aracyara hanga cyangwa yajyanye na riba? Papa we niwe muntu wa mbere babaje kujyana, bamusize hariya, bajyanye n'undi musaza yitwa Joel w'umuturanyi we, niwe bari kumwe nijoro basangira inzoga. Nawe n'umukire wa hano inyuma, nawe afite amazu hano inyuma hano, nawe baramujyanye. Iwiwe ni hano tuhagaze, hano duhagaze niwe ko nyiri uwo mugabo nyine uwo mwana yapfuye. Nyirawo Bernard we wo musore aracyabaho se cyangwa nawe? Mama we Ribo je yaramubajije ngo yamuhamagaye nka saa 8 na urumva yacurikanaga ibintu ngo ntiyafata telefone. Okay, sinzi wenda niba yarayibonye iyo telefone cyangwa niba yarasinziriye, hako ni ibintu biri mu rujijo twese byatushobeye, ntabwo tuzi ibyo ari byo tu. N'ikindi kintu nuko umuntu apfuye hano urabona hari amazu yegeranye cyane, umuntu baje kukwica wana kupiga fuye barasemagaye ukoma induru, wakoma induru abantu bakagutabara, watabaza. Ntabyo ya papa wiwe yakoze, nta n'umuntu n'umwe yakoze. Mu gitondo ikintu cya mbere yihutiye, amakuru dufite, yihutiye aranyonyomba ajya guhamagara uyu musaza yitwa Joel w'inshuti ye. Kandi iyo umuntu ahuye n'ibyo byago byibuze aranatabaza agakoma induru, ye munabare, abaturage bakabyuka. Hako ntabwo yigeze abikora. Byose bigenda bitwereka yuko hari byinshi nyuma y'urupfu rw'uyu muvandimwe wacu, kandi turababaye pe, turababaye kabisa, twabanaga nawe neza. Yari umwana mutoya
afite wasangiraga nawe nta n'imyaka 25 nta n'ikibazo yari afitanye n'umuntu. Yes, ngira ngo murabyumva aracyari BigTown TV turi kugerageza gushaka ko twabona umwe mu muryango we. Nta muntu mwandangira mu muryango w'umusore witabye Imana. Barahari. Ninde Petit frère bari hano mu gikari. Ni n'abavandimwe nabo babyemeza batyo ko ari se ushobora kumuhitanye. Kuko abavandimwe bo ko afite umuvandimwe umwe petit frère mukuru wiwe kandi umubonye nuwo wapfuye nta nubwo bangana n'umugihagararira nta nubwo yavuga ngo banarwana kuko uyo wapfuye ni umusore munini w'ibiganga ufite imbaraga ku buryo tukeka n'abantu baba bamwishe bishobora kuba baba barenze abantu 5 cyangwa 4 baba bamufashe bakamufasha. Kandi urumva yuko uyo mukuru we uhari nawe se yamwirukanye hano ngo kubera yuko yinjiye idini amuhora yuko yinjiye idini y'Isilamu abo mu Isilamu aramwirukana. Urumva yuko ni ibintu by'amakimbirane gutyo utamenye. Yetse reka mbashimire reka ngerageze ndeko nabona umwe mu muryango we tukaganira. Nkuko mubireba ndi kugerageza kugana aho urwo rupfu rwabereye ndi kugerageza ndebe ko navugana na murumuna cyangwa se mukuru w'uwo mwana nkuko babimbwiye. Biteze umeze neza uri mushiki w'uno musore witabye Imana. Muravukana wewe witwa nde? Nitwa Jori. Uri mukuru we mbese? None se kugira ngo yitabe Imana bambwiye ko yari afite amakimbirane n'umuryango nyuma yaho biza kugira ubwo yiyahuye kugira ngo bigere ubwo murumuna wawe yitabe Imana byagenze biti? Ntango wamenye icyo umuntu atekereza mu mutima we gusa uko ngiye mbibona namwe muri kubyibonera aho ngaho kuno hameze sibyo. Ubwo inge sinahamya ngo mvuge ngo byagenze gutya ko sinari mpari gusa icyo ntavuga amahanga nuko haracyara byari byarashize harari amahoro babanye neza nta kibazo hano ngaho no mu rugo kuko nahaba muri unangera abanye n'abavandimwe be neza nta kibazo. Mbe uravuze ngo hari amahoro bivuze ko mbere yaho hageze kuba igihe hatabaho amahoro. Icyo gihe hatabaho amahoro byari bimeze biti? Icyo gihe ni bebe ni Mugesha Aimable nicyo cyavutse bisaba yuko bamutumiza muri ribu ajyamo igihe cyo kubazwa birarangira agaruka mu rugo bari babanye amahoro nta kibazo. Icyo gihe bimutumaho bambwiye ko yari yapfuye imitungo na papa wawe bifite aho bihuriye no kuri? None se murabizi hanga mu gihugu cyacu ibyo nanga ibyo tukigenderaho kandi mu murumuna wanjye nawe yarafite ubwenge n'umuntu mukuru ha mu gihugu tugendera yuko ishuri ari wo mutungo w'umuntu. Rero icyo ntango navuga ngo IMITUNGO oya ntabwo ariyo navuga ko bapfaga na papa. Nyuma ibikekwa ko ari papa wawe kuko magingo aya ngaya banambwiye ko ribu imufite mu maboko papa wawe ibikekwa ko yaba ari we wabigezemo hari kugira ngo murumuna wawe yitabe Imana kuki babikeka baryo? Ngewe ikintu cya mbere ahangaha papa kikihujwe n'abanzi benshi sibyo. Nanga bitangiye ubu ngubu byatangiye kera nyiri umwana mutonya papa yagiranye n'ibibazo n'abaturanyi be hano ngaha bamwe mutakwifuriza neza ko abo mwanye wese nanga bakwifuriza neza. Ubwo rero byatangiye nyiri umwana mutonya papa arakomeza tuba hano ngaha gusa papa arabati kugira ngo yihe amahoro yarije no kuva hano. Ubu rero naho ngaho nibwo abantu barimo bashingiraho impamvu ari kubibazwa gutyo nuko papa ari umukuru w'umuryango hano. Yaba hari undi umukuru w'umuryango atari papa niwe bari kubibaza. Niyo mpamvu rero mvuga ati papa w'umwe ari mu mpamvu bamugenye hara kuri ribu kugira ngo bamuweze kuntu byagenze mu rugo. Mu by'ukuri ku ruhande rwawe nta gutekereza ko papa wawe yaba yarigezemo hari kugira ngo murumuna wawe yitabe Imana? Akwa muvandimwe we aha narizwe mfite imyaka 7 mama nayo mfite imyaka 7 hano
murumuna wanjye nyakwigendera Allah mworohereza hagiye yafite imyaka 5 nango nahamya kuko nararwaraga yaramvuzaga nakineraga iki papa nyine nyanyira umwana mutonyi uramuzi abakeneye iki n'iki icyo naririraga papa yarakimpaga ntacyo naririraga papa kinyine nango rero nashingiye mu bati papa niyo ndetse ko benshi bari kubivuga gutyo ariko nanga ariko njye mbitekereza umutima wanjye umutima wawe ntago ari kubitekereza noneho uretse no kuvuga ko mumuna wawe yaba yiyamuye ubuzima bakoresha imvugo yo kwiyahura nabyo utekereza ko atabikoze utekereza ko ari nk'abantu babigizemo uruhare kugira ngo n'undi ubuzima bwe bugenderemo uvuze uretse kuba utari kwemeranya n'abavuga ko papa wawe bamwambuye ubuzima nta nubwo wemera ko mumuna wawe yaba yiyahuye kuko tubwiye ko hano hari abanzi benshi ba papa wawe urakeka ko ari abantu babigizemo uruhare kugira ngo mumuna wawe yamburwe ubuzima kuko hano ngaha na urebye kunabivugamo nta uretse ko bebe sinahamya yiyahuye cyangwa gute niyo mpamvu mwete aho ngana ngo icyo kibazo cyo ntango bifite igisubizo cyabo murakoze cyane ndashimiye hanyuma se baramujyanye bagiye mu iperereza rya RIB uramutse usanze ibyo utatekerezaga ari byo bakavuga ati papa ntago yamwambura ubuzima ugasanga nibyo byabaye utabitekerezaga ugasanga niba bumwambuye hakurikira ikintu cya mbere navuga gereza nanga ariko ifunzwemo indengane cyane sibyo iyo usanze wakoze iki ngiki kitirirwa uyu nguyu niyo mpamvu navuga ntango nabitenga kuko papa yamfashije byinshi ntango ubundi ugeze mu myaka 23 nende kumwe na papa ntango ariko navuga ati papa nibwo atangiye kuba yashaka kutwambura ubuzima kandi atari ubutwambuye tukiri abana bato barahari ndagushimiye kandi ukomeze kwihangana n'umuvandimwe wawe aho agiye ala amworohereze amin. Yes, murakoze cyane ni BigTown TV ngira ngo mwabibonye n'undi turacyari hano rwa Mpara turi kuganira n'ababonye uko ibyo bibazo byagenze. Papa umeze neza se? Murakomeye. Murakomeye. Nawe umuturanyi w'aba bantu se? N'umugabo warusanzwe muzi n'abana be barusanzwe bazi. Ndabaza abana n'abanje. Abana n'abawe uriya tuvindimwe n'umuvandimwe ni murumuna wanjye. Nkinjira bambwiye kuno mu mwana wa witabye Imana byageze kubaho ko papa we amufungisha byabayeho cyane ntibyabayeho. Ntabwo yigeze amufungisha ntabyo nzi. Ubwo yarafunzwe mu gihe gitoya mu minsi ishize ngo n'urugomo yakoze ngo hari umushitsi waje hano amusanganye na se aramukubita. Amukubise rero yakubise niwe wamujyanye kuri RIB. Baramufunga ubwo bakomeje gukora iperereza cyakora baramurekura ntabwo yatinzeyo. Bari bamurekuye vuba. Ubwo rero ahagereye ahangaha yumva hari nta n'icyumweru cyari gishize. Nangiye nkuru y'incamugongo nayumvishe mu rukerera ntakiri nijoro aribwo papa wa telefone ati bebe amaze gupfa. None se akoze agisida yishwe n'iki? Ati yiyahuye. Ubwo nanjye nahise umutima unturuka mbese sinongera gutekereza neza sinongera gusinzira nibaza umwana w'umusore ukuntu apfuye. Ubwo nyine nanjye nsa n'utumutwe. Ubwo mu gitondo rero nibwo nazindukaga nza ngeze ahangaha nsanga RIB yahageze. Ubwo nta muntu batumaga yinjira n'umurambo nge sinigeze mubona ko batujije kwinjira. Ubwo papa we ari we Bernard we nasanze ngo bamujyanye ntawe hari. Kugeza ubu rero uko bimeze uko nanjye niko mbibona nta kindi kintu navuga mbiziho nuko nabibwiwe n'iryo fungwa rye nuko ryagenze nta bindi muziho. Yego wenda niyo bagirana gudukimbirane nk'umubyeyi n'umwana bikemuraga ikibazo kikava mu nzira wenda isagahamagara nk'abayobozi akabwira ati uyu mwana aranananiye cyane bapfaga nko kwiga yaranze kwiga ariko nabwo isaka bimenyesha ubuyobozi ati ntacyo ntakoze ngo yige none ishuri yararyanze.
bakabimuhatira kwiga arabyanga, byanze baramwihorera ko burya ntabwo umuntu iyo ari umusore ntabwo wamushyiramo kwiga wenda atabishaka, yari afite ibindi wenda yumva bimurimo. Naho ubundi nta kindi kibazo nzi uwo mwana yari afitanye n'umubyeyi we ku buryo havamo, ku buryo yamwanga, ku buryo yagira icyo amukorera kibi. ise aguhamagara akubwira ko umwana yiyahuye yari nka saa ngapi? hari nka saa 9 ngira ngo. Hari nka saa 9. Kubera ko ntuye kure rero nategereje ko bucya, ubwo bukeye ndaza. Birashoboka ko wenda rusanzwe wumva ibibazo umwana agirana na se, nta kibazo cy'inzu cyangwa amasambu cyegeze kubaho ngo kimenye hagati y'umwana na se? Oya, iby'inzu n'amasambu se uwo mwana ko yari akiri muto ntabwo yubatse ngo none arasaba 8. Yari akiri umusore agaburirwa na se. Ibyo by'imitungo ntabyo nzi byigeze kubaho. Ntabyo. Urakoze kandi nawe wari inshuti y'umuryango, urakomeza kwihangana. Yes, murakoze. Abamama bo banze kutuvugisha. Mama muraho, murakomeye, murashima Imana? buhora ntacyo nzi hano, naje nanjye ntabaye nta kindi natangaza, ntacyo nzi. Nta kindi watangaza? Ariko umwana rusanzwe umuzi? Ahubwo agenda tante. Byabaye none utagira icyo utangaza kuko nawe uje utabaye utari usanzwe uzi, wari wigeze wumva ikibazo umwana yaba yarigeze agirana na musaza wawe? Ubwo ni musaza wawe? Oya, mama we ni murumuna wanjye. Mama we ni murumuna wawe, ubwo ni umuhungu wawe? Nakubwiye nyine ngo ni umwana wanjye, nta bindi rero. Nuko atarakibana na se w'umwana, mbabarira nta bindi mfite. Ihangane. Mama nawe waje utabaye? Mutuye ahangaha, mudaha amakuru nta kibazo? Ntabwo niyo muri aka gace njye ntabwo nabizi. Ntabwo nabizi. Nko mu gace mwavuga amakuru koko? Kuko njye ninjira hariya hari abagabo naganirije bambwira ko hano hari hasanzwe amakimbirane y'uriya mwana ndetse na se, ariko ahanini aturutse ku mitungo. Ntabwo usanzwe utuye aha? Ntabwo mbizi rwose, njye mpaje vuba ntabyo nzi. Urebye neza ashobora kuba afite bihuriye n'iki no kuba wenda iriya ndaya ya se ifite aho ihuriye n'icyo rupfu rw'umwana, kuko yavuga ko amaze kumukubita avuze ko azamwemeza, kandi si ubwa mbere si n'ubwa nyuma hano muri iyi karitsiye avugwamo ko kubita indaya bikakugwa nabi. Ubwo rero bivuze ko nimba kuko investigation igaragaza ko uriya mwana yiyahuye, ibimenyetso by'umuntu wiyahuye turabibona. So atashobora kuba arwana n'umugozi yirya inzara, arwana no kuba yawukuramo, ariko si umuntu usanze umugozi umurimo, nta gikomere, ahagaze ahantu yenda ubona koko ari aho guhagarara atari aho kwiyahura. Umuntu ukeneye kwiyahura yaza nk'aha akitedeka hariya akinaganika. Ubundi mubikurikiranye neza rwose n'umubyeyi ni uko nyine umuntu atamenya ngo ni iki, why not nawe yabigiramo uruhare bitewe n'ibyo abantu bari kubivuga. Ariko ngewe uko ngiye mbyumvishe n'uriya mupeti nubwo yagiraga ibintu byo kurwana muri karitsiye n'iki, ariko ntabwo ari umwana mubi kandi yangaga ibintu byo kuba wabangamira umuntu. Ubwo rero bivuze ko banamukurikira amakuru neza mwasanga ibyo mudakeka ari byo mwabona. Ni ukuvuga ngo usanzwe utuye hano? Yari inshuti yanjye n'umuntu twakuranye twigana. Ubundi mukuriye investigation neza mwasanga ibyo mudakeka, nyine icyo udakeka nicyo ubona. Twebwe turumva ukagira reaction ukavuga umubyeyi ntiyakwica umwana, ariko niba umubyeyi yaragize reaction yo gufungisha umwana why not atamwicisha bitewe n'ibyo bapfa. Gusa ntabwo twajya mu mitima y'umuntu ko Imana nimenya ibintu, ariko uriya mupeti rwose afite ikindi yazize kuko ntiyakwiyahura ku myaka 22 si ubwenge bwo kwiyahura, ejo hari heza. Mubikurikiranye neza mwasanga hari ibindi njye nayo makuru nari mfite rwose. Uri inshuti ye, none se yigeze agira ikibazo n'umuryango biturutse ku mitungo, amazu? Imitungo, amazu oya, ngiye cyo nzi cyo nuko ikibazo yarakigize aranabibona ko akigize, ajya no kwa muyobozi w'umudugudu ajya gutanga kuvuga ngo ngewe ikizambaho narabivuze. Urumva kwishinganisha, urumva ko ni ibintu yarazi. Umuntu ntabwo yajya kwishinganisha adafite ikintu ari guteka. Ubwo rero polisi ribo nibyo iri bubijyemo, gusa ni ibintu by'agakino bicanganye, ariko kuri kuzamenyekana ko leta yacu ikurikirana ibintu byihishe. Nicyo nabivugaho.
urakoze yari inshuti yawe kandi ukomeze wihangane Nubaha Imana ni ukunzira mutwara. Murakoze cyane bari bakurikiye BigTown TV nuko inkuru tuyishoje batubwiye byinshi bitandukanye yaba ku ruhande rw'abavandimwe yaba ku ruhande rw'inshuti ndetse n'abaturanyi ibyo batubwiye ni ibyo ngibyo nta bindi birenzo icyakora iyi nkuru tuzayikurikirana icyo tuzamenya cyihishe inyuma y'uru rupfu tuzakibatangariza. Murakoze cyane na Albert niyo sawa nandi kumwe na Kibro ni wari kumfasha kugira ngo ano majwi ndetse n'amashusho bibagereho 5 kuri 5.